Ndabashuje cyane inshuti z'umusaraba, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, nshimira by'umwihariko mwebwe mwakoze subscribe, I appreciate you, God bless you, ni ukuri Imana ibahe umugisha kandi mujye mukora ku nzogera kugira ngo ubutumwa bwiza nkibusohora bujye buhita bubageraho, kandi mukore share na bagenzi banyu mububahe. N'ubundi tugiye kwisomera ibyanditswe nk'ibisanzwe, twumva ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana ivugana natwe, ariko mbere yo gusoma reka tubanze dusenge kugira ngo Imana ibane natwe kandi umwuka we yaratuyobore. Uwiteka Mana nziza, Imana igira neza, Imana ishobora byose, Uwera wa Isiraheli, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, turi imbere y'ubwiza bwawe tugushimira imirimo n'ibitangaza udukorera. Data, tugushimira ko uturinda buri munsi kandi ukaturindira n'imiryango. Data, nukomeze kweza ubugingo bwacu, tweze udutunganye, utubabarire ibyaha n'ibicumuro, turakiranirwa Mwami, twashyikira ubwiza bwawe, ariko imbere yawe niho tubonera gukiranuka. Bw'abana natwe rero turinde tugirire neza, bane natwe muri iki kiganiro Mwami, muri iri jambo ryawe tugiye gusangira, tugiye kumva, Mwuka wera tuyobore. Bw'abana natwe kandi tugire neza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen, amen. Ndabashimiye cyane rero, turaza gusoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, turasoma ku gice cya mbere umurongo wa 8 no ku wa 9. Umurongo wa 8 uravuga ngo, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Uyu ni Yesu wavugaga ngo muzaba abagabo bo kumuhamya. Nitwe yabwiraga ngo tuzaba abagabo bo kumuhamya, umwuka wera natumanukira, tuzamuhamya i Yerusalemu, Samariya n'i Yudaya no kugera ku mpera y'isi. Umwuka wera iyo yaje nta gushidikanya uba ugifite muri wowe. Umwuka wera iyo yaje ugira guhamya, ugahamya umwuka ukorera uwo ari we, umwami ukorera uwo ari we. Ntago uba ukihishira uwo uri we, ntago uba ugitewe isoni no guhamya Kristo. Mu bamwemera uramuhamya, mu batamwemera ukamuhamya, abandi bashonje uramuhamya, ntujya kwiba uhamya Kristo, ukora ibyo gukiranuka, abandi byanze urakomeza ukamuhamya. Ntago wirwanirira ngo ujye kwishingira. Iyo ufite Kristo uramutegereza, urinda ubukobwa bwawe, uhamya Imana, uhamya Kristo, ntujya kwirwanira ngo wicire inzira. Umwuka wera yaje agushoboza gukora iby'ubutwari. Ntuterwa n'isoni no kumuvuga, aho guterwa ishema nawe, ugahamya Imana, ugahamya Kristo. Umwuka wera yaje abakuvuga nabi ntuba ukibareba, ahubwo ubasabira umugisha. Abakwanga urabasengera, ntuba ukigira inzigo, ntugira inzika. Umwuka wera yaje agushoboza kwihangana, agushoboza kubabarira. Imana itugire neza. Reka ngusabe ngo wihanganire igicuku, utegereze igitondo. Umwuka wera naza aragushoboza, ibyo utajya gukora arabigushoboza, ibyo utihanganiraga arabigushoboza, ibyo wabonaga bidashoboka, iyo umwuka wera aje birashoboka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Umwuka wera naza uburwayi butakiburebaho, ubu bubona nk'ikintu kigiye guhesha Imana icyubahiro. Mwibuke neza, Yesu akiza umurwayi wari uri ku irembo
ryitwa ryiza, ariko amukiza anyuze mu ntumwa zayo Petero na Yohana. Baramubwira bati nta zahabu n'ifeza dufite, ariko nudutumbira icyo dufite turakiguha. Baramubwiye ngo haguruka. Bizeye Imana, ikirema kirahaguruka, igitangaza kirakoreka, cyinjira mu rusengero gisimbuka. Abantu bose bishimira ibibaye, birabatangaza. Yesu ageze ku kidendezi cyitwa Betesayida, akiza ikirema cyari kimaze imyaka 38. Cyamubwira giti data, uku nguku ndeba iyo abandi baje babona ubaterera mu mazi bagakira, ariko jye ntawe ngirira impuhwe. Aho umaze ku kidendezi wabuze uwakugeraho, wabuze uwakubera umugisha, uburwayi umaranye igihe wabuze uwabugukiza, agahinda ufite, intimba ufite wabuze uwayikumara, umubabaro ufite watewe n'urushako n'abana, agahinda watewe no kubura akazi, kugambanirwa mu kazi. Akoreka nkubwire ngo Yesu araje. Yesu araje. Yesu agusanze ku kidendezi, kandi we ntibizamusaba kukubwira kukujugunyamo, ntibizamusaba kukujugunyamo, kuko wazakoresha itegeko. Yesu araje kandi agiye gukoresha itegeko. Ntibigisabye ngo bakunage mu maso, ntibigisabye ngo baguterure bajugunyemo, ntibigisabye ngo bagufashe bumva bafite umutima utabishaka, kuko Yesu wariyiziye. Arangije arakibwira ati ese ufite kwizera? Tikorera ingobyi yawe utahe. Yesu araje kukuruhura, araje kukumara umubabaro, araje akubwire ngo ubushomeri mbushyizeho iherezo, kubura urubyaro mbishyizeho iherezo. Yesu araje akubwire ngo gupfusha mbishyizeho iherezo, araje akubwire ngo uburwayi mbushyizeho iherezo. Yesu aka kanya niba umwizeye araje. Niba wizeye Imana aka kanya aramanutse. Yesu aje kugutura imitwaro abana b'abantu bakwikoreje. Yesu aje kugukuraho igisuzuguriro n'icyangiro cy'abadayimoni. Yesu aje kugutwikurura aho bagutwikiriye, aho nta n'umwe wakurebaga, aho wavugaga ntibakumve, aho wakoraga ntibabone ko ari wowe ukora. Yesu aje kuguhesha agaciro, kandi yaje ahera hamwe waburiye agaciro, ahera hamwe wasuzuguriwe. Yesu ntajya akora ikosa ryo kugutabarira hanze y'aho wasuzuguriwe. Naho ahereye aje kugutabarira. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Niba wizeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, zamura ikiganza cyawe dusenge. Wizere ko uyu munsi udasanzwe, wizere ko uyu munsi udasanzwe, kandi Yesu aje kukugira neza. Yesu arambwiye ngo uyu munsi akugezeho. Uyu munsi niba umwizeye urakira igitangaza cyawe. Uyu munsi niba umwizeye aje kukugirira neza. Uyu munsi niba umwizeye arambwiye ngo imitwaro baguhekesheje aje kuyigutura. Aje kukwikoreza ibitangaza n'ibisubizo byawe, aho kwikorera imitwaro utari ushoboye gutwara. Yesu arambwiye ngo akugarutseho kandi arakwibutse. Zamura ikiganza cyawe dusenge. Mana Data witeka, Mana ishobora byose, Uwera wa Isiraheli, twumvishe ijambo ryawe, twumvise icyo uvuganye natwe. Data, twumvise ko tuzaba abagabo bo kuguhamya umwuka wera natumanukira, kandi ko tuzaba tutagihangayikishijwe n'ibitunaniza n'ibiduca intege, kuko umwuka wera yaje adushoboza byose. Uwiteka, kandi twumvise ko nuza tuzaba tutagikeneye abaduterera mu mazi, kuko uje kutumara intimba n'umubabaro, kandi uje kutwomora inguma.
Uwiteka nushimwe, Uwiteka nushimwe. Uyu munsi ndakwinginze ngo ugere kuri buri wese ukwizeye umukorera igitangaza, ugere kuri buri wese umuha amahoro yo mu mutima. Wadusezeranyije ubukire, ubugingo n'icyubahiro. Tukiri mu isi dukeneye ubukire n'icyubahiro, tugera mu ijuru uzaduha ubugingo. Uwiteka rero reka utwibuke uyu munsi wa none kandi utugire neza. Urakoze mwami kutwumvise kandi utugire neza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye, amen, amen. Yesu abagire neza kandi abaha umugisha. Mukomeze gukora subscribe, kore ku nzogera, kandi buri wese ajya sharinga abantu benshi afite muri telefone, abaturanyi, inshuti n'imiryango, kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu ntibukabacike. Hari abakeneye kubwumva kandi bwabahindurira ubuzima. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Ni Eric Ndayi.